Yes, reka dukomereze naho twagarukiye ubushize, ari nako twari turimo turasiga Jawo ndetse n'umukunzi we. Barimo baragenda bibaza utugambo twishi. Umukobwa arimo aribaza ati se basi mu cyumweru gitaha nawe wazanyiyungaho tukaba twakegera ahantu twaba twasohokera mu bitaramo cyangwa se mu birori bya kampani yacu. Undi yatangiye kuba yavuga ati ntacyo bitwaye, ariko agatangira kuba yakibaza ati ngewe ngubu ndimo ndibaza, none se siyo azaba nyine yadobutwa ababyeyi cyangwa se azazana ababyeyi batarabe nk'uko numvishe yihinduriye izina. Ubwo niko kuntu nyine yatangiye kuba yakibaza atazahindura ababyeyi nk'uko n'ubundi yahinduye izina. Ubwo nicyo kibazo umukobwa yasigaye arimo aribaza. Ni naho ngaho twasoreje ubushize. Ubwo nyine ni kwa kundi arimo ariyita Sini, Yesini, kandi yitwa Wanga Siyawo nyine. Ubwo ngubwo murimo murabyibuka neza, uyu nguyu nicyo kibazo afite, atazadubuta ababyeyi nk'uko n'ubundi yari nyine yahinduye izina. Ubwo nuko nguko umunsi wageze, tayari umusore nawe yaje yirukanka cyane, arimo aracinya inkora aza kuba yafungurira umukobwa urugi. Umuryango tayari y'imodoka, abandi nabo barimo barabirebera aho ngaho, abo bakorana cyangwa se abo bari muri stage barimo barabirebera aho ngaho. Dore ukuntu umugabo arimo aritanga ati sohoka neza, karibu sohoka neza, icyuki cyanjye. Abandi batagiye kubavuga ati mwamubonye Jawo, mwamubonye. Dore Jawo nuko nguko arimo aritambukira yiyabonesha, yimanika. Yatangiye kuba yavuga ati mwambonye. Abandi ati Jawo we, none si nguyu ni umugabo wawe? Uyu ni umugabo wawe ra? Ubwo nyine nicyo kintu batangiye kuba bamubaza ati uyu nguyu yaba ari umugabo wawe? Ni ukuri kabisa, ni ikibogari. Niko batangiye bose kuba bavuga ati ni ibogari. Umukobwa nawe yatangiye kuba yareba hirya, dore ngarabona hirya harimo haracaho undi, agatangira kuba yava mu bye. Umugabo we nawe agatangira kuba yamugarura atari kubimeze bite byawe? Ni bite byawe ko mbona wayagaye? Ubwo yatangiye kuba yavuga ati uyu nguyu ni inshuti yanjye mwabakobwa mwe. Nyumvira dore yatangiye kuba yakita umugabo we ngo ni inshuti yiwe. Agatangira kuba yavuga ati iki? Umugabo nyine yatangiye kuba yakumirwa, agatangira ati none se ni ukugira ngo batamenye ko dukundana? None se ubu ngubu ibi ni ibiki arimo arakora? Ariko reka mbikore kuko ari mama wabivuze, ariko mu nyuma azaba yabyishyurira bino bintu byose arimo arankorera. Reka mbikore kuko ari mama wabivuze ngo nzamukunde cyangwa se tuzakundane. Ariko ibi bintu yaza kuba yabinkorera mama atabishyigikiye cyangwa se atabirimo, ntabwo byari kumugwa amahoro. Abandi batangiye kuba bavuga ati mbega niba ari ibyo ngibyo ni byiza, biratangaje umunsi noneho ndumva ari mwiza, niba wazanye n'inshuti yawe hangaha mukaba mwitabiriye ibirori. Ubwo niko nyine mugabo iwe yahise amwita ngo ni inshuti yiwe. Ibintu biratangaje. Abandi batangiye kuba bavuga ati ni ukuri ibintu birahambaye, murakoze kuba mwakitabira bino birori, murakoze cyane kuba wazana n'inshuti yawe. Dore bakagumya banabisubiramo ngo ni inshuti yiwe, kandi we yarazi ko yari umugore we. Niko rero yatangiye kuba yavuga ati nta kibazo, nanjye niyo mpamvu nari nambaye neza, ibintu byose nabikozeho. Abandi nabona nyine bagatangira kumva ukuntu undi nawe atangiye kuba yakikina ngo yari yambaye neza, yikozeho ibintu byose yabikozeho. Rero agatangira kuba yavuga ati none se sinambaye neza? Abandi ati kabisa birahambaye, birahebuje cyane iyo myambaro wambaye. Ni ukuri kabisa, waba umuzungura mwiza w'umuryango w'iwanyu. Ubundi nyine yarababeshye ngo ni wo mu muryango wa ye, kandi se ibyahehe nawe ko ari rufukura aho ngaho. Nyine batangiye kuba bamubwira ati noneho waba umuzungura mwiza wo mu muryango w'iwanyu, ibintu ni neza cyane. Dore umukobwa cyangwa se dore nuko nguko wa mugabo yatangiye kuba yavuga ati rero ikintu gitangaje ni uko nyine mama wawe ndetse na papa wawe batari buze kuba bareba ino nkuru yawe ukuntu urimo urayikoramo cyangwa se ukuntu urimo uritwara. Ariko ngewe ikintu nakakubwiye muri kano kanya, sinifuza ko nyine wagumya kwitwara nkaho udafite umuryango. Bari abantu batari kubimenya, nge ndumva wakitwara nkaho waba ufite umuryango nyine bakabimenya, kuko ndahangayitse bino bintu byose ukuntu birimo biragenda. Nukuri ndahangayitse cyane kubona ukuntu barimo baragutonganya. Ibi bintu ndimo ndumva nabivamo, nkaba navuga wewe nyawo uri we. Ibi bintu nukuri ndagatangira ati oya batawe, ibyo ngibyo bimparire bindikiri. Nge mfite ukuntu ndimo ndatwara mw'inyogo yanjye, ibi ngibi bindekere nge nzaba nabikora. Ibi ngibi nta kintu na kimwe bintwaye. Ntabwo nshaka ko ngewe navuga uwo ndi we muri kampani ngo babe babimenye. Nge ntabwo nshaka kuba nabivuga.
ibi ngibi bimparire ngiye nzaba nabyikorera, iba zabimenya igihe nikigera cyangwa se nzabyikorera igihe nikigera. Undi nawe agatangira kuba yavuga ati ntaribe reka mbe ngutegereje ahangaha ndabizi n'ubundi sinakirirwa nkubaza ngo tujyane, ntago wabyemera, reka mbe ngutegereje ahangaha, ibyo ugiye kuba wajyamo nyine nibirangira ubwo ngubwo turaba twagenda. Dore abandi nabo batangiye kuba bagumaho ngo barimo baravuga ati yewe uriya ninde uje mu kimodoka nka kiriya, hano ho hari abarimo barajajwa bajajwe. Dore umukobwa nuko nguko arimo araza, ariko yambaye ikanzu imeze nk'iyuriya mukobwa jiyawe, dore nuko nguko wanga si yawo yambaye ikanzu imeze nkayo. Dore umugabo yatangiye kuba yavuga ati iki niko uje ahangaha kuba wamara icyangaha, nibite kututurutse mu modoka nk'iriya, imodoka ujemo ibi ni ibiki koko? Uwo nta wundi nyine ni kajajwa. Yatangiye kuba yavuga ati niko ibi bintu urimo urabibona we? Undi agatangira kuba yavuga ati uno mukobwa ari gasigaye yicuruza, ntabwo ubizi, asigaye yicuruza, ibintu byaramucanze, asigaye yicuruza ku kiro. Ubwo namwe nyine kwicuruza avuze muhise mubyumva, umukobwa yarabyumvishe ukuntu barimo baramuvuga, ngasigaye yicuruza, akabareba akabitegereza akabareba. Reka mbe nagusaba akantu gato yewe turimo turareba nino video, reba neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha, ntibagirwe kuba wakora kuri like. Dore undi yatangiye kuba yavuga ati none naba ndimo ndicuruza, niwe ndimo ndacuruza se hari umubiri wawe ndimo ndacuruza, wajya umenya ibyawe? Undi yese yikubita arigendera, nta bintu byo kuvugana utugambo twishi nabo. Dore nuko nguko bamurebye, umukobwa yarikubise ahita yigendera, nta bintu byinshi. Waza umubwira iki, waza umubaza iki? Ariko abandi batangiye kuba bavuga ati none se we ikumba n'ibintu yesini yambaye neza bimeze nkaho ari ibyo jiyawe yambaye, ibintu ni uguhurirana cyangwa musanzwe nyine n'ubundi mutizanye imyenda? Ibi bintu se ko mbona imyenda wagira ngo mwaguriye ahantu hamwe, imyenda ni ukuri irimo irasa neza, iyo umwe yambaye ni nk'iyundi nawe yambaye, birimo birasa neza cyane, ni modeli zimwe. Iyi myenda rwose mwambaye wagira ngo mwari mwabivuganye iko mugomba kuba mwayambara. Dore noneho jiyawo buno ntabwo biba birimo biramushimisha, biba birimo biramubabazamo ukuntu. Abandi batangiye kuba bajajwa bakagenda bavuga ati niko yesina, ariko murabona ko ari wibereye, nubwo imyenda nyine byose imeze kimwe, cyangwa se nubwo imyenda imeze kimwe, murabona ko ari we ibereye. Undi agatangira ati ariko we ibyo ni ibiki murimo muravuga? Ibyo ni ibiki murimo muravuga? Iriya modoka niyo yakodesheje, ndetse n'iriya myenda ni iya fake. None se mwari muzi ko igihe nikigera nyine cyangwa se ibi ngibi twajemo nibirangira atari buze kuba yasubizaho imyenda y'abandi? Ubwo umugabo agatangira kuba mubaza ati jawe none se yesi n'ubundi murimo muravuga ni uwuhe murimo muravuga? Ushaka kuba wavuga ko wanga isi yawe ari we wahinduye izina? Umugabo nyine ntago abizi ibyo ngibyo, we byamucanze. Undi agatangira kuba yavuga ati ibyo ngibyo byiteho, wakagiye kuba wabimubaza, ntago ari njye wakabibajije. Urumva ukuntu uri muriterera mu mata y'isazi, mu mata nk'isazi utazi kuyatokora. Itayari umukobwa nuko nguko yikubise. Umugabo ariko yatangiye kuba yavuga ati niko ibyo mwumvisha ngaha byose ntimubihereza agaciro. Idore yakomeje yirukanka ati jiyawo, ariko abari aho ngaho bo byabacanze, yewe byanabarenze. Batangiye kuba bareba ati iki ibi bintu se ni ibyanyabyo cyangwa turimo turareba nabi? Itayari dore umugabo nuko nguko yaje kurikiye umukobwa, ariko umukobwa nyine ntago arimo aravugirwamo. Itayari umugabo agatangira kuba yavuga ati ariko wikigira gutyo, nukuri wigize umuntu wa cyane, ntago wigize seriye cyane, ntago nukuri birimo birakubera, basi wakitwaye nk'ukuntu wari usanzwe witwara. Undi agatangira kuba yavuga ati koko se ibyo urimo uravuga ni ibyanyabyo? Ibanza undebe unyitegereze neza, urimo urabona ubundi njye nawe turimo turaberana neza ku buryo wahoma unyihomaho? Ubwo umugabo nyine nuko bamurabuye, nawe atangira kuba yareba, ntumbaze ngo abonye iki. Yatangiye kuba yareba hirya, dore kutangira kuba yareba uwo bita yesini cyangwa se wanga si yawo. Dore nuko nguko ari aho ngaho ari kumwe n'ikidomange, nako ari kumwe n'umugabo. Dore akajinya karamwishi. Umukobwa arimo arabireba nawe, dore nuko nguko yihagarariye, nta bintu byinshi byo kuba yavuga. Itayari agatangira kuba yabireba. Waza umubwira iki, waza umubaza iki? Agatangira kuba yakihagararira aho ngaho ibintu byose. Ubona ko arimo aravuga ati n'ubundi Yesu yarabikemuye, nta kibazo na gitoya.
ongera ucekinge neza niba warakoze kuri subscribe, niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment utubwire ko ino video uri kuyibona iramutse iri kugushimisha ntibagirwe kuba wakora kuri Ariko. Ubwo umugabo niko yatangiye kuba yamubwira ati none se we ko mbona imyenda wambaye neza neza irimo irasa nk'iyo yawe yambaye, mwari mwabivuganyeho mugiye kuba mwakambara imyenda cyangwa se mwabanje kuba mwabivuganaho imyenda muri buze kuba mwakambara? Undi agatangira ati reka ntago twigeze tubivugana, ahubwo akira twinywere ku buzima bwacu, twinywere. Batangiye kuba bakinywera nta kibazo na gitoya, umukobwa agasukayo ndetse n'umugabo nawe agasukayo. Dore nuko nguko ibintu barimo barabijyana pole gake bunyi pola. Dore umugabo nuko nguko arimo arareba n'umukobwa nawe agatangira kuba yagenda avuga ati wambonye. Undi nuko nguko yaje atangira kuba yavuga ati niko ibite byawe va yahangaha. Dore niko yatangiye kuba yafata umukobwa, ariko umugabo yese yitangira umukobwa. Dore amazi bakayamena ku mugabo, dore yifashe ahita amena amazi kuri Rini. Undebere dore umukobwa nawe yarabibonye ko Rini bamumennyeho amazi aza yirukanka cyane. Dore umugabo nyine gushya mushyotori ibintu akoze we yamennye amazi kuri Rini. Atangira kuba yamubaza ati niko yewe ziyangu ukoze ibiki? Ese ibi bintu hano kari muri ye group uri murabona ari mu mbuga yawe, uri muraza kuba wakikorera mw'ibyo ushaka, aho uri murabona ari mu rugo rwawe? Undi agatangira ati nari nshaka kuba nayakumenaho, ntabwo nashakaga kuba nayamumenaho, ariko no kuba mumenetseho nyine nta kindi kintu byahinduraho niyihangane kuko n'ubundi nawe ntago ari umuntu wo muri VIP. Ubwo umukobwa agatangira ati ibyo ni ibiki urimo uravuga? Uyu nguyu ni uwo muri VIP, gute watinyuka kuba wakora ibi bintu? Umukobwa dore gutangira kuba yazaga hanagura, uwo ni Jiao yaje agiye kuba yahanagura. Undi agatangira ati we igezwayo, egerayo. Dore gutangira kuba yatuka Ziyanga ati niko Ziyanga hongo we, ibi ni ibiki ukoze? Ese uri impumyi? Gira vuba uhita usaba imbabazi Rini nonaha, hita umusaba imbabazi nonaha, gira vuba musabe imbabazi. Umukobwa nta mikino myinshi yatangiye kuba yambwira umugabo we ngo asabe imbabazi Rini. Undi agatangira ati se twenda duciriritse nitwo tuntu namusabiraho imbabazi, ahubwo se yambwiye nkamugurira indi myenda aho kugira ngo ngewe amfatirane, yambwiye nkamugurira indi myenda aho kugira ngo ngewe amfatirane muri buno buryo. Ubwo umugabo nyine arimo arabyumva, yatangiye kuba yahanagura umukobwa, ahubwo akamubwira tumeze neza, akira mbanze ngo hanagure uraza kuba wamera neza, reka ngo hanagure uraza kuba wamera neza. Nyine niko yatangiye kuba yamubwira turaza kuba wamera neza, ariko umukobwa akamubwira ati n'ubundi meze neza. Umugabo rero yatangiye kuba yavuga ati ngakomeza umbwira ibyo washakaga kuba wambwira. Harya wari urimo urambwira ngo ngukira? Wari urimo urashaka kuba wambwira ngo tubaze imyenda yanjye ubu ngubu koko twasanga hari aho ihuriye n'iyawe ra? Ubwo umugabo yatangiye kuba yamubwira ati ibi ngibi urimo urabona hano hejuru honyine nambaye, iri kote nambaye byonyine rihagaze $58,000. Umva kwikina noneho ngo bihagaze $58,000. N'umugabo nawe yatangiye kuba yatinyamo, agatangira kuba yamubwira ati urimo urabibona neza se? Ibintu ndimo ndakubwira urimo urabyumva? Ubwo rero atangira kuba yamubwira ati noneho ibi ngibi byose urimo urabona ahangaha aya masaha, ibi byose bihagaze $12,000. Urimo urabyumva neza ibyo ndimo ndakubwira cyangwa ntabwo urimo uranyumva? Ubwo umugabo nyine atangira kuba yavuga ati rero wabiteranya neza ibintu byose nambaye ibyo najemo bihagaze $178,000. Urimo urabyumva se? Wabinyishyura neza ufite ubushobozi bwanyishyura ibyo bintu byose maje kuba nakubarira? Undi yatangiye kuba yavuga ati yewe ibintu byose honga arimo aravuga cyangwa se Zanga ntago ari byo, ahubwo njye ndimo ndibaza wanga murimo murakorana ibicyangaha, reka ari njye twakabaye duhagararanye. Yumvire nyine umukobwa gutangira kuba yakikina, agatangira kuba yavuga ati reba uyu mukobwa ibi bintu yambaye ntago ari ibyiwe. Undi agatangira ati iki? Ibyo ushaka kuba wavuga ni ibiki Jiao? Ni ibiki ushaka kuba wavuga aho ngaho ngo umukobwa ibintu yambaye ntago ari ibyiwe? Ushatse kuba wavuga ibiki cyangwa se ugamije iki? Ubwo niko umugabo yatangiye nyine kuba yamubaza ibintu arimo aravuga ngati imyambaro yambaye ntago ari iye. Umugabo yaratangiye kuba yamubaza tugamije iki cyangwa se urimo uravuga ibiki? Ibyo kuvuga ngo imyambaro yambaye ntago ari iyiwe. Ubwo n'abari aho ngaho nabo bagatangira kuba bavuga ati none se mugiye kuba mwavuga ko Jiao ibintu arimo aravuga koko ari imyambaro ari iwe wambaye ya fake cyangwa? Nibatubwire. Umukobwa nyine niko batangiye kuba bamubwira ati niko
nta mpamvu ubundi ibi bintu barimo baravuga ahangaha byancanze, ntabwo ndimo ndamenya iyo birimo birava niyo birimo birajya, ariko bagatangira kubavuga ati rini n'ubundi asanzwe akora ino myenda azi design ya nyayo n'itari iya nyayo, rero kuba yabimenya ntago ari ibintu byamugora. Ibyo arimo aravuga rero bishobore kuba ari ibya nyabyo. Ubwo nyine rini arimo aravuga ati wambaye imyenda itari iya nyayo cyangwa se wambaye imyenda ya fake, undi agatangira kuba yavuga ati oya wanga si yawo, ibintu arimo aravuga ntago ari byo, ibyo hongo yavuze ekuriwe nibyo. Uwo mukobwa njyewe rwose ikintu namubwira niba mufata bamusoranga kuko ni igisambo, nari namuhereje nanga kuba nabivuga, ariko uwo mukobwa ni igisambo, yewe sinabona n'ukuntu nanamuvuga niba musoranga kuko ni igisambo yanyibye ikanzu yanjye. Unyumvire nyine ukuntu yatangiye kuba yavuga ngo yamwibye ikanzu ye, agatangira ati nkuriramo ikanzu, wayibye dore gutangira guteza akaduruvayi ngo bamwibye ikanzu kubera bavuze ko ikanzu yambaye ari iya fake. Rero yatangiye kuba yavuga ati ya original niyo yanjye, undi agatangira ati niko nugumye kuba wazana ubugoryi ahangaha njye ndahamagara polisi, nugumye kuba wazana ubugoryi ndahamagara polisi. Undi agatangira ati mistari nukuri wishaka kuba wandenganya njye ndi inzirakarengane, ahubwo uwo mukobwa niwe urimo urashaka kuba yakigira uwahatanje akigira umuhatari. Uwo mukobwa niwe urimo urashaka kuba yakigira umuhatari, kandi ibi byose niwe urimo urabiteza bino bibazo. Umukobwa arimo arigira umuhatari. Ubwo nuko nguko hari uwahageze ni manager yatangiye kuba yavuga ati niko munyihanganire hano habayemo kutamenya ibintu byose bimeze gute miss we, none se ibintu byagenze gute ko mbona mwateje akaduruva yahangaha, ibyaba byagenze gute, hari uwabababaje, hari icyabababaje, ni ukubera iki murimo muragerageza kuba mwatongana? Niba ari Mr Zanga ni ukuri wabiteye twamusohora mwakicaye isi ibintu ko biri buze kuba byagenda neza. Umukobwa ariko yise avuga ati ngewe reka nigendere. Agiye kugenda Zanga yise amubwira ati we ndekura urimo urambaza iki? Ubwo umukobwa niko yise yikubita arasohoka, ariko umugabo atangira kuba yavuga ati noneho we yewe. Ubwo niko yamukurikiye, abandi nabo barimo barabireba birimo birabera aho ngaho. Ubwo niko bahise batangira kuba bavuga ati niko musohoke tayari batangiye no kuba basora abandi. Umukire nyine aba ari umukire abanza yitunganya, ariko manager yatangiye kuba yavuga ati niko ibintu bimeze neza se, ndabona imyenda yawe yatose, none se urimo urashaka ko tuyumisha? Ngwino ngufashe nukuri imyenda yawe tuyumishe, hari icyo bitwaye se cyangwa se hari ikibazo? Umuhungu nyine cyangwa se umugabo batangiye kuba bamubaza ati imyenda yawe waretse tukayumisha niba nta kintu bigutwaye, hari icyo bigutwaye waretse tukayumisha? Ubwo ndi yatangiye kuba yavuga ati ngwino rwose ngwino tujyane tujye kuba twakumishiriza imyenda, apana kubona umukiri yambaye imyenda itose mu bantu ntago bigezweho. Dore abandi nabo batangiye kuba baza. Uyu niba murimo muramwibuka neza ni wa mushuti wa yesini cyangwa se wanga yawe, dore nuko nguko nyine yatangiye kuba yaza amwegera amubwira ati bimeze neza. Ubwo nyine babaye inshuti, yatangiye kuba yamubaza ati umeze neza? Undi nawe ati meze neza nta ribi nta kibazo meze neza. Umukobwa niko yatangiye kuba yamureba disi, ukabona ko nyine amaje kuba yabona inshuti tayari. Dore aho ngaho hari abahari bamwe bareze nyine uriya mukobwa ndetse na musaza we nyine bose bari aho ngaho. Dore baje ku itaje iri aho ngaho bagatangira kuba bavuga ati iki gikampani kingana gutya nicyo yaje kuba yakuramo. Iba nubo barimo baramugendaho, batangiye kuba bavuga ati kino gikampani kingana gutya nicyo wanga si yawo ko karimo araza kuba yakuramo. Ibi bintu kuko kuki tutari tubizi, yadufasha tugira ibigoryi. Ibene kano kageni mu rukampani rungana gutya aba yaza kuba yakuramo ntiyabitubwira. Yaje kuba yakorera ibifaranga byinshi ariko ntigeze atubwira n'ijambo na rimwe, ni ukugira ngo amafaranga yarye wenyine. Rero ntabwo twagumya turebera, ibi ngibi tugomba kuba twagira ikintu tubikoraho. Reka ntabwo yakigira umuhatari. Ubwo nuko nguko abo ngabo bo baje, ukamenya ko bagiye kuba babidobya, bagiye kuba bateza ibibazo. Ngereka mbe nakubwira ati ibintu bimeze nabi, ibintu umukobwa ntabwo bimugendekera neza. Dore nuko nguko baje, tayari musaza we yaje amukubita urushyi rumwe rumanura inkuba, cyangwa se rumwe gukubita ukavuga ati ni inkuba yaba inkubise. Umukobwa batangiye kumubwira ati wandashima we, ibanza wirebe uyu munsi
ibintu ukuntu urimo urabigenza, ibanza wireba. Undi agatangira ati abundi ni ukubera iki muri aha ngaha, ni ukubera iki muri aha ngaha. Undi yatangiye kuba yamureba akamubwira ati iki niko kuba wabonye akazi karenze cyangwa se kuba wabona akazi karenze ntabwo bisobanuye ko ugomba kuba watwityaza ukagenda kuba waryoshya wenyine ukarya ubuzima wenyine twe tutabizi. Ibyo ngibyo uri murikoresha ntabwo bikubereye, nta nubwo bigukwiriye. Reka ibyo ntabwo bigukwiriye. Umukobwa nicyo kintu arimo arazira, ngo ntabwo bimukwiriye kuba nyine yaza kuba yaryoshya. Ubu ntababwire na mama we wamureze agatangira ati banza wirebe nonaha, ibintu byose nagutakajeho ukavuga ngo ugiye kuba wagenda nta no kubinsubiza. Gute watinyuka wowe ukifata ukagenza gutya cyangwa se ukangenza gutya? Dore n'abandi nabo batangiye kubavuga ati none se ino famiye ko mbonije guteza ibibazo ahangaha, ino famiye ko mbonije guteza ibibazo ahangaha. Dore umukobwa nawe nuko nguko arimo arareba, byamushobeye byamucanze, ibintu byamucanze nawe. Dore n'abandi nabo batangiye kuba bakibaza ati se ino famiye bite byayo? Undi yatangiye kuba yavuga ati warandeze koko, warandeze, ariko nyine nta n'impamvu ufite yo kuba wambuza kuba nakishima. Nta mpamvu ufite rwose yo kuba wambuza kuba nakishima kuko sinkiri umwana, ubu narakuze. Nta mpamvu yo kuba wambuza kuba nakishima. Ibyo ngibyo byo ni ibintu ugomba kuba wamenya kandi ukabimenya neza. Ubwo umukobwa nicyo kintu nyine arimo aravuga ati nta mpamvu yo kumbuza kuba nakishima. Niba warandeze none se bite byawe bwute murimo murangendaho? Ndagatangira ati wese yawe tuza agabanya karindi. Ibyo ngibyo ntago ari uko nguko umuntu warezwe yakabaye arimo aritwara. Wakabaye urimo urashimira ko bakureze, ntago ari uko nguko nyuma y'ibi byose wakitwaye. Reka ibi ngibi ntago bigukwiriye. Uyu ni mama we wakureze. Undi nawe agatangira ati yego mama ni mama wandeze kuko nk'uko urimo urabivuga, ni mama wandeze, ariko njyewe narangije amashuri 9, narangije amashuri nibwo rero nahise ntangira gukora akazi kavunanye ikababaje kandi mwarabirebereraga. Ibyo byose ntimwabyitayeho. Rero ibyo ngibyo mwamfashe nk'umukozi ikugezaho n'ubundi izanga nawe yamfasha akanjyana mu rugo nk'umukozi, nubwo twari tumaje kuba twaba nk'umugore dushyingiranwa nk'umugore n'umugabo, ariko ibyo byose mwarabibonaga nta kintu mwigeze mubikora. Undi agatangira ati niko wangasi yawe. Ibyo ngibyo wowe wakabiganirije, wenda ubiganiriza umuvandimwe wawe cyangwa se umusaza wawe, ariko ibyo ntago wakabimbwiye njyewe. Urimo urabyumva neza? Njyewe nari mfite kuba nakita ku muryango wanjye, sinari mfite kuba nakita ku muryango wazanga. Undi agatangira turimo urabona ukuntu arimo aratubwira we, urumva ibigambo arimo arakoresha, arimo aratubwira, urimo urumva ibigambo arimo urakoresha, urimo uratubwira. Umukobwa nyine nicyo kintu barimo baramubaza, bagatangira ati reka tumwigishe isomo. Ikino kigoryi musaza we niko nyine yatangiye kuba yavuga ati reka tukwigisha isomo. Dore urushya agiye kuba yarumukubita wahise uhagera. Irini yahise ahagera, tayari yatabariye mu gihe umukobwa batari bamukubita. Dore gutabarira mu gihe umukobwa nawe nuko nguko yarebye, ibintu byaramucanze. Umusore nawe yatangiye kuba yareba gutyo, akareba agatangira ati niko misiye, bano bantu mbareke bagende cyangwa barimo barateza ibibazo, mbanze mbereke ikintu ndibuze kuba nabakorera, mbakubita agakoni kunda. Umugabo nicyo kintu nyine yamubajije ati bano barimo barateza ibyago cyangwa mbanze mbakubita agakoni kunda? Mbwira inama yawe cyangwa se niyo iribuze kuba yatuma tubigenderaho. Ndagatangira ati reka nta kintu na kimwe yavuga, ahubwo ndekura wa kigabo. Dore undi yatangiye kuba yakishikuza, ariko umugabo yarumye yaramufashe. Ndagira ngo ni ipensi imufashe, agatangira kuba yavuga ati niko bite byawe wowe gute umfashe muri buno buryo? Urareba ukuntu mfashe we, ngiye kuba nakwereka isomo wowe nawe, ngiye kuba nabereka isomo. Ubwo niko yatangiye kuba yavuga ati reka mbereke isomo. Ndahita naga hasi, tayari yesa naga hasi, agatangira kuba yamubwira ati gerayo, gerayo. Ubwo mama yatangiye kuba yavuga ati tiyaniyu, yewe tiyaniyu, mama wawe ndimo ndabibona urababaye. Niye ubabaye nyereka, dore ni icyana cya nyina n'ubundi uwabivuga ntago yaba abeshye. Dore nuko nguko undi yatangiye kuba yavuga ati mama ndimo ndumva amaraso arimo aratembera mu mubiri. Ubwo mama agatangira ati niko wangasi yawe, ibi byose ni wowe ubikoze, ibi byose ni wowe ubikoze, ugomba kuba wabyishyurira, ibi byose uzaba wabyishyurira wangasi yawe, ibi byose ni wowe ubikoze ndetse n'umukunzi wawe nimwe mu bikoze. Mama we niko nyine yatangiye kuba yabivuga, ariko nyine agatangira kuba yamubwira ati banza ukuri
umwana wawe imvune ako kaboko kagize, agatangira kuba yavuga ati nari nkeneye amafaranga 200,000 ariko ayo ni makeya, ahubwo nkeneye 400,000 niyo ugomba kuba wampereza, 200,000 ntago bigihagije. Ubwo niko kuntu yavuze. Ubwo umugabo nawe agatangira kuba yavuga ati 400,000 ibyuko se ko abamuvunnye akaboko yo kumwitaho. Ariko nyine uno mugabo ntago abizi. Ariko niba mwibuka neza mama yaravuze ati ngo yatanze 200,000 nyine bagiye mu bukwe, rero ntago yari yakabigaruza. Ariko umugabo rero yatangiye kuba yavuga ati ahubwo ibitari ibyo ngibyo, niba mvunnye akaboko ndaza no kuba navuna akaguru. Ntago bihagije kuba navuna akaboko gusa, n'akaguru ndaza kuba nakavuna, ndaza kuba nabereka. Niba mwari mugiye kuba mwakivuza 400,000 ndakora ku buryo mwivuza nka 2,000,000. Undi yahise avuga ati oya, bimeze neza bimeze neza. Icyahise gitinyamo kiravuga ati oya bimeze neza. Mama ariko ari kwikarakasa we nta kintu bamukora. Undi yaravuze ati ngiye kuba nahamagara abarinzi, basohora ahangaha ngiye kuba nahamagara abarinzi. Undi agatangira kuba yavuga ati gabanya iyo mikino uri muri ikinisha ahangaha, wowe ntago ari wowe rugira, ntago ari wowe uri rugira. Undi agatangira ati mama tugende. Undi agatangira ati ibi ngibi muzabyishyurira. Umukunga akavuga ati mama tugende. We yakuye mu isomo nyine yabibonye, yabonye ko batarimo barakina. Tayari dore nuko nguko mama ndetse n'umwana bahise bigendera, umusore nawe asigarana ndetse n'umukobwa. Ibasigaye ngaho umusore atangira kuba yakitegereza umukobwa, agatangira kuba yamureba. Umusore nyine we ibintu bimeze neza gake gakeya, amubwiye ngo aramukunda ntabwo ibintu yahita atinzamo nyine kuba yamusubiza. Yaramubaje tumeze neza. Undi ati reka ntakumera neza, reka. Umuhungu akamubwira ati se ni mu isura utameze neza, ese yawe niko si yawe waretse nkaba nagira ikintu ngukorera. Ubwo undi yaramubwiye ati se waje nkajya kuba nagushyiriraho nyine ka barafu. Ubwo niko bagiye bamurasha urushyi nyine rwa rundi bavuga ati yamurasha urushyi rurumira. Tayari dore umusore yasigayeho ngaho, dore umukobwa nuko nguko yahise hagera uwo nindi. Dore jiyawo niko yahise amuturuka inyuma atangira kuba yavuga ati rini we none se bimeze neza, akaboko kawe kaba kameze neza. Undi akamubwira ati ndekura. Ariko umukobwa akavuga ati se waretse nkarebaho, waretse koko nkireberaho, niba nta kintu bigutwaye waretse nkireberaho. Undi agatangira ati reka ntago bikwiriye, ntago mbishaka. Ubwo yahise atangira kuba yamubwira ati se none wareka nkajya kuba nakwereka wanga si yawe niba nta kibazo ahantu ari. Ubwo nyine niko yatangiye kuba yamubwira ati waje nkajya kukwereka ahantu ari niba nta kintu bigutwaye. Undi nawe yahise avuga ati ntaribi, reka tugende. Dore umukobwa nuko nguko yahise yitegereza, arareba atangira kuba yareba utyo. Ntumbaze imipanga afite, reka mbe nakubwira ati reka tube twagasoreza ahangaha tuzakomeze ku munsi w'ejo. Tureba agace gakurikiyeho. Ibyo ngibyo ni ibintu tuzareba tukamenya ati wagwani cyangwa se bimeze gute. Mbere yuko tugasoza rero reka mbe nakubwira ati inshuti yanjye, reba neza niba warakoze kuri subscribe. Niba utarayikoze ube wayikora, ujye muri comment tubwire ko ino video uri kuyibona cyangwa se wayibonye. Iramutse yagushimishije ntiwibagirwe kuba wakora kuri like. Akandi gace na hejo. Reka nongere mbanze nsuhuze inshuti zanjye z'abarundi, ndabakunda cyane. Imunyereka ko umunsi ku munsi muhabaye, imuhari 5 ku kandi 10 kurindi 100 kurindi, mujye mukomeza muhabe. Ariko ntimukibagirwe kuba mwapyonda kuri subscribe kuko bitwereka ko nyine mwe muhabaye. Rero reka mbe nababwira ati ku munsi w'ejo n'umuriro tuzabagezaho kandi gace. Ibyo ni ibintu mbijeje cyangwa se mbasezeranyije. Reka mbe nababwira ati bye bye, tuzakomeze ku munsi w'ejo. Ndabakunda cyane. Ciao ciao.